turabashuje shuti bakundwa, turabashuje kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabashuhuje, turabakunda, twari dukumburanye, hari hashize iminsi mutatubona, ariko dushimye Imana ko yadushoboje kuba tugarutse imbere yanyu. Nukuri ni iby'agaciro kuba mudukurikira, kuba mudu subscribinga, kuba mukora share, kuba mwibuka gukanda like, kuba mwibuka gukora kuri yanzogera kugira ngo amakuru ya buri munsi tuzajya dushira hano ijambo ry'Imana mujye mubasha kuyabona. Turabakunda, muraba agaciro mu maso yacu, murabo kubahwa kandi turabakunda cyane. Iyi ni channel yacu rero yitwa Face and TV, Face TV, Prayer and Face TV, televiziyo yo kwizera, televiziyo yo gusenga. Icyo dushaka nuko musenga ariko mufite kwizera. Usenze gusa nta kwizera igitangaza nticyakoreka, ariko usenze ufite kwizera igitangaza kirakoreka. Rero turashima Imana. Reka dutangire dusenga. Ni Pastor Eric Hitimana ngarutse imbere yanyu kandi ndumva turi mu bushake bw'Imana. Nunkeneye kugira ngo ubashe kumvugisha, ubashe kuba wambona, nimero yanjye ngiyo 078 nanone kandi 361098. Kadutangire dusenga rero. Ndaza gusoza nongera gusubiramo iyi nimero. Ukeneye inama, ukeneye ubufasha, ukeneye ko twagusengera, ukeneye ko twasengana, kandi iyo numero iba no kuri WhatsApp wanyandikira hari inama nkeneyo. Murakoze, reka dutangire dusenga. Mwami wacu, Imana yacu, Imana idukunda, Imana idufiteho umugambi, tugushimiye uyu munsi w'icyumweru waduhaye tukaba tugiye guteranira ahangaha kuri televiziyo yacu. Tugushimiye imbaraga n'ubuntu bwawe, tugushimiye gukomera kwawe, tugushimiye urukundo dukunda. Nuhabwe icyubahiro. Turi ahangaha munsi y'ihema ryawe, munsi y'urusengero, ahangaha hitiriwe izina ryawe, natwe turaguhamagaye kugira ngo tugirire neza. Nuturwanirire, nudukorera ibitangaza, nudukorera ibikomeye. Mwami w'abami, nsengeye abantu bazakurikirira ijambo n'abari burirebe kugira ngo Uwiteka Imana ribashe kubahindura imitima. Imitima ni ikenewe kuko nizakubona. Natwe turagushimiye kuri uyu munsi rero kwa duteje intambwe tukabasha kugera ahangaha. Tugushimiye ko tukiri bazima kandi n'abandi ko wabarinze bene data, abari mu mahanga, abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari muri Europe, ndetse Uwiteka Imana imigabane yose 6 igize isi. Tugushimiye ko uri Imana ibasha kwazunguruka buri muntu wese ukamurinda. Turinde iki cyorezo n'abacyandu bashe kubakiza, kandi Uwiteka Imana tugushimiye yuko utwitaho uko bukeye nuko bwije. Izina ryawe nishyirwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tugusabye twizeye urakoze. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mariko ibice 10 umurongo waho wa 46. Hari ijambo rivuze kugeza ku wa 52 ngo nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Bartimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yesu yumvisheye ko Yesu w'i Nazareti ari buje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibwira ati, urashaka ko mugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, akurikira Yesu mu nzira. Imana ibahe umugisha kuba dukurikiye mwese. Tugiye kwiganira ku ijambo rivuga ngo icyatumye utinda iruhande rw'inzira ni ukugira ngo Yesu agushyire mu nzira. Icyatumye utinda iruhande rw'inzira ni ukugira ngo Yesu agushyire mu nzira. Kandi iyi nzira ni inzira y'umugisha, ni inzira y'ubutabazi, ni inzira ikomeye, kuko iyi nzira ni Yesu. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu ushobora kujya kwa Data atari umujyanye. Mbabwire ibyo dushaka byose bikubiye muri iyi nzira. Rero iyi mpumyi yagiye kwicara iruhande rw'inzira. Ngiye kubabwira ku bintu 5 bishobora kugutinza iruhande rw'inzira, ariko wabona nyiri inzira ukabasha kujya mu nzira ugasingira ibyawe.
rero uyu mugabo witwa Baritolomayo mwene Timayo yari impumyi, amaze igihe kinini yicaye iruhande rw'inzira, ariko yari ategereje Yesu. Aho iruhande rw'inzira niho yasabiraga, aho iruhande rw'inzira niho yakoreraga movement ze, aha yajyaga hazanwa aje gusabiriza, aje gusaba uhise, aje gusaba uwigendera. Rero yajyaga asabira mu ishakoshi, yajyaga asabira mu gikapu, aza kwiga ubwenge aravuga ati ariko se ko nsabira muri ishakoshi cyangwa iki gikapu, none ntihazanyura umuntu akakinyambura ko ntabona, mfite ubumuga bwo kutabona, mfite ikibazo cyo kutareba. Rero yaje guhindura iyi shakoshi, ayihinduramo ikoti, agura ikoti ryiza ryo kujya yambara agasabiramo. Umuhaye ibibisi agashyiramo, umuhaye ibitetse agashyiramo, umuhaye ikintu cyose bamuhaye, umuhaye ibitoki bibi, iby'amakashi byose agashyiramo. Ndaza kuvuga kuri iri koti, ndaza kuritindaho cyane, mumfashe kandi muzakurikira ijambo ry'Imana, mushyiremo ubushishozi kugira ngo tubashe gufatanya urugendo, tujye iruhande rw'inzira, tubashe kujya mu nzira. Baritolomayo mwene Timayo amaze gutinda iruhande rw'inzira, umunsi umwe mugenzi we cyangwa mwene data aje kumuha, aramubwira ati ariko nubwo wicaye iruhande rw'inzira, hano hari nyirinzira ujya uhanyura, hari umugabo witwa Yesu ajya anyura hano iruhande rw'inzira, kandi yahanyuze umuntu akagira icyifuzo cyamugezaho aragikemura. Imana ishimwe kandi Imana iduhana umugisha. Baritolomayo amaze kumva iyi disikuru, amaze kumva aya makuru, amaze kumenya aya magambo, amaze kumenya yuko Yesu w'i Nazareti ajya anyura iruhande rw'inzira, aravuga ati nanjye nzamutegereza nawe nk'uko umutegereje. Imana ishimwe. Ndavuga ku bintu bitanu byatumye Baritolomayo ava iruhande rw'inzira akajya mu nzira, nawe ibi nibyo nkwifurije. Baritolomayo icyambere yarindiriye iruhande rw'inzira arahategerereza. Mvugane nawe musore, mvugane nawe mugabo, mvugane nawe mushiki wanjye, mvugane nawe mama, mvugane nawe musaza, mvugane na wowe ukurikiye iyi televiziyo. Icyo Imana ishaka, rindira kandi utegerereze muri Yesu. Nubwo ubona bitaremera, nubwo ubona bitarakunda, aho utegerereje Yesu aje kuhagusanga, aguhereze icyo umutima wawe ushaka, aguhereze icyo umutima wawe usaba, aguhereze icyo wari umaze iminsi ushaka. Rero kurindira no gutegereza ntabwo bibamo gusakuza. Ahangaha hasakuza umwana ukiri mutoya, ni usakuza. Iyo ukiri muto mu gakiza utarakomera, nibwo utangira ugasakuza, yaratinze, bya bindi bambwiye ntibyakoze. Banza umenye ijambo ry'Imana, uririndiriremo kandi uritegererezemo. Uyu ni Yesu yarategereje aho iruhande rw'inzira. Icya kabiri Baritolomayo yakoze, Yesu ngo w'i Nazareti aje arataka cyane, aravuga ati mwene Dawidi mbabarira. Hanyuma ngo abantu bari kumwe na Yesu bari benshi, ngo baravuga ngo hora nanjye mvugane nawe. Hari abagucecekesheje muri icyo kigeragezo urimo, hari ibyagucecekesheje muri izo ntambara urimo, hari ibyatumye udasubizwa, ariko wa wundi uhamagara witwa Yesu agiye kuguhagurutsa aho wicaye, kuko ibyagucecekesheje agiye kubigiraho ububasha. Mbabwire ngo igituma dukiranuka cyangwa igituma dukomeza kwegera Yesu cyane, nuko tutarabasha kugera aho Satani agera. Aho tugera hose Satani arahaza, kandi Satani azira ijambo ariko wararigoreka. Mbabwire ngo mureke tugorere ijambo ry'Imana. Satani arariza ariko ararigoreka, ariko nitugorora ijambo ry'Imana, Imana izabasha kurikoreramo. Rero Baritolomayo yaratatse, abonye bamucecekesheje arushaho gutaka. Haleluya. Ngo arongera arataka. Baritolomayo arongera kandi arataka, ataka cyane. Uku gutaka ni uko mwene data, nugusenga, senga numwete, shyiramo imbaraga, hamagara Imana, ongera uyihamagare, wicika intege nubwo byatinze. Ariko hari umwami ugiye kunyura muri iyo nzira, hari umwami ugiye kunyura aho ngaho wicaye, aho urwariye kwa muganga, aho uri mu bitaro, aho uri ubukwe bwarapfuye, aho uri barakwanze, aho uri bagufashe ijambo, aho uri bakuvuyeho. Ongera usenge, yiteguye kubikora. Haleluya, haleluya. Kandi tena mbabwire kandi haleluya, nyikiriza ngo amena ntacyo bigutwaye wowe udukurikiye. Yesu arangije amaze gutaka ngo arahagarara. Nkundu uyu mwami Yesu ahagarara afite ukuntu atwumva. Mbese Yesu azakumvisha iki? Ko abantu benshi basakuza ari benshi. Afite amatwi ya Mwuka Wera, afite amatwi ya Mwuka Wera. Ntabwo Yesu atwumvisha aya matwi ayangaya nka yacu, yumvisha amatwi ya Mwuka Wera. Haleluya. Yesu niyumva ikibazo cyawe gifite ishingiro ku bwa Mwuka Wera, azamanuka gikore. Rero icya gatatu, Yesu yarahagaze aramuhamagara. Amaze kumuhamagara Baritolomayo nawe ngo atumwenda we. Haleluya. Icya kane ni ukujugunya uyu mwenda. Uyu mwenda uvuze iki?
uyu mwenda n'uyu mubiri twambaye, uyu mubiri niwo udukoresha ibyaha. Iri koti yarisabiragamo buri munsi, birasaba yuko arikuramo akarijugunya hatazabyiruka. Iri koti ni uyu mubiri ugukoresha ibyaha, uyu mubiri utuma utukana, uyu mubiri utuma usambana, uyu mubiri utuma uvuga nabi, uyu mubiri utuma irari ry'ubusambanyi, uyu mubiri utuma ukora ibyaha, uyu mubiri utuma ugenda mu bidafite umumaro, uyu mubiri. Kandi Bibiliya yaravuze ngo umunsi umwe tuziyambura umubiri upfa, twambara umubiri udapfa. Uyu mubiri udapfa rero ni Yesu Kristo wa Nazareti. Mubwire ngo iri koti numara kuritanga witeguye gusingira igitangaza cyawe. Impamvu abantu tudatabarwa nuko twambaye iri koti turitinzemo, turimazemo igihe kirekire, ntabwo dushaka kuryiyamura. Twese mbabwire, yaba ari aposo, yaba ari pasiteri, yaba ari revera, yaba ari bishop, amazina akomeye cyane, mbabwire ngo iri koti nimutaryiyamura ngo mubashe kurijugunya, Imana izabatinza mu bibazo, Imana izabatinza aho muhagaze, Imana izabatinza muri ibyo bigeragezo. Mwiyambura ikoti ryo kuvugana. Kuki murimo murashwana mu murimo w'Imana mwambaye ikoti rya kamere? Satani yaraje abambika ikoti Fara nguwo ya musuri, ambara ikoti ryiza, reka kwambara ikoti ridafite umumaro. N'izina rya Yesu Kristo risimbaraga n'ubutware, ambara ikoti ry'agakiza. Uyu Yesu iyo umuntu yamugezeho hari ibyo ajugunya kugira ngo ibindi abisingire. Kane, Bartolomayo ageze imbere ya Yesu amaze gukuramo ikoti ngo asimbukiraho Yesu ari. Iyo twasimbukiraho Yesu ari turahatinda ntituhava. Mbese ibyo ngibyo byatuma gusubira inyuma. Baraguhanuriye ntibirasohora. Igituma usubira inyuma n'ubundi wari warabuze ikigusubiza inyuma. Ijambo ry'Imana ntariri muri wowe. Yesu ni ubikora. Nta muhanuzi uzasohoza ibyo ngibi, nta muhanuzi uzabisohoza, ahubwo Imana niyo izabisohoza. Twebwe tuvuga icyo Imana idutumye, hanyuma Imana ikaba ari isohoza icyo ishaka. Imana ishimwe. Ntagira ugukanga ngo ntahari ntibyakunda, Yesu aracyahari. Ntagira ugukanga ngo tanga amafaranga kugira ngo bikoreke. Oya, muri iyi nzira tegereza Yesu murindire. Icyo nzi cyo nuko bizakunda. Muri iyi nzira ihangane, Yesu azabikora. Tinda muri iyo nzira, tinda aho Yesu ari. Asimbukiraho Yesu amaze kuhagera. Ikintu cyashimishije, Yesu yaramubajije ngo mbese urashaka ko nkugirira? Mwene data, ahangaha harimo ijambo rivuga ngo fungura akanwa noneho wongere ubwire Yesu. Mushumba ntahari, fungura akanwa ubwire Yesu. Pasiteri ntahari, fungura akanwa ubwire Yesu. Wowe wigendera ku muntu, gendera kuri Yesu, fungura akanwa. Bartolomayo yafunguye akanwa abwira Yesu w'i Nazareti, aramubwira ngo ndashaka guhumuka. Nawe hari ibyo ukeneye, hari ibyo ushaka. Fungura akanwa. Niki cyagutumye utavuga? Niki cyatumye uceceka? Ibyo bigeragezo byaragucecekesheje, izo ntambara zaragucecekesheje, amadeni yaragucecekesheje. Ariko fungura akanwa yamubwiye, mubwire ngo ndashaka kunyishyura ideni. Mubwire ndashaka ko wishyura minerivare z'abana. Mubwire ngo nkeneye ubukwe bwiza. Mubwire ngo nkeneye inzu nziza. Mubwire ngo nkeneye ibitangaza bivuye iwawe. Reka gukenera ibitangaza ubwiwe n'umuntu, kenera ibitangaza bivuye kuri Yesu. Haleluya. Kenera ibitangaza bivuye kuri Yesu. Fungura akanwa, ufite uburenganzira muri iyi nzira. Nigenzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu uzajya kwa data ntamujyanye. Yohana 14 niko havuga. Nigenzira n'ukuri mu bugingo. Mu rugo kwa data hari amazu menshi kandi yatabayo mbambi babiri. Bibutse nongeyemo ijambo rimwe mu bice 15 bya Matayo umurongo wa 13 hari ijambo rivuga ngo igiti cyose data atateye kizarandurwa. Izo ntambara ntabwo zarimejeje, ayo magambo yarimejeje, ibyo bigeragezo byarimejeje. Hari icyo Yesu yateye n'icy'agaciro. Icya mbere ni agakiza. Agakiza niba ugafite, Yesu azagukorera ibikomeye, Yesu azagukorera ibitangaza, Yesu azagukoresha mama, Yesu azagukoresha mushiki wanjye. Wikwiheba, Imana izagukoresha ibikomeye. Rero yaravuze afungura akanwa. Ibi biti byimejeje ni mu byihorere, fungura akanwa ubwire Yesu ntacyo bitwaye, Imana izakugira neza. Amaze gufungura akanwa ngo yahise azamura kwizera. Aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukije. Nta kwizera nta gitangaza. Niyo mpamvu televiziyo yitwa Prayer and Faith, gusenga kongeraho kwizera. Rero niba utizeye, niba udasenga, ibyo byose ukora ntacyo bizakumarira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo yahise agira kwizera, azamura kwizera. Zamura kwizera ku by'Imana yavuganye nawe, zamura kwizera ku by'Imana yakubwiye, zamura kwizera kuri ya masengesho, ongera uzamure kwizera. Ivugana nawe niyo kwizerwa. Iyagiriye neza Aburahamu ikamuhereza Isaka amaze imyaka 100, nawe yagutabara mu isaha imwe. Iyagiriye neza Sara, yarasetse abamarayika bari bagiye iwe igihe bamubwiraga ngo undi mwaka nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu, ngo yagiye mu gikona araseka. Baramubwira ngo usetse iki sa? Kiriya gitwenge cyari cyo gupinga. Reka gupinga.
reka gupinga, senga ongereho kwizera, hanyuma Imana izakugirira neza, wongereho gukiranuka, kuko niturageraho Satani atarasimya. Icyo nakundiye Bartimayo cyanyuma cyanejeje nuko yakurikiye mu Yesu mu nzira. Imana igutabaye ujyahe, Imana igutabaye ukorera, usubira mu nzu y'Imana, mbese usubira gushima. We yakurikiye Yesu mu nzira. Twebwe Imana idutabaye kamere muntu duhita twicara mu ngo zacu, tukumva ari imbaraga zacu zubikora, tukumva turashoboye, tukumva turakomeye, tukumva dufite imbaraga. Shira hasi izo mbaraga zawe, kuko ijambo ryarambwiye ngo numara kurya ugahaga, ukubaka amazu meza ukayabamo, uzirinde umutima wawe ntukagushuke, uzamenye ko ari Yesu wabikoze. Umugabo witwa Yesaya ndamukunda, mu bice 35 umurongo wa 8, hazaba inzira nyabagendwa, izaba inzira yo kwera no gukiranuka. Umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba, ariko uwanduye imitima ntabwo azayicamo. Mubwire ngo iyi nzira yari yicaye iruhande, yari ategereje Yesu, yari arindiriye Yesu. Iyi nzira nyabagendwa nuyikomeraho, nuyigumaho, reka gutabarwa n'Imana ngo usubire mu businzi, usubire mu busambanyi, usubire mu bya. Niba warajugunye ikoti urasubira kuritora mu biki, urasubira kurushaka hi, urasubira gukora iki? Reka gusubira mu magambo. Hoya, Imana iratabara, twarayibonye, twayivuga bukira bugaca, twayivuga amasaha akagenda, twayivuga iminsi igatambuka, twayivuga ibihe byinshi. Twabonye Imana. Ndibuka abantu bigeze bambwira ngo wowe ntacyo uzimana, ntacyo uzakora, barambwira ngo ntacyo uzageraho. Mfite umugore, mfite abana, mfite ibyo nkora mu buzima busanzwe, no kuba pasiteri ni byiza, ariko mfite n'ibindi nkora. Imana yo mu ijuru yagiye nk'umugisha. Abantu bari bazi ko ntazaba umugisha. Umunsi umwe kera mama yigeze agira ikibazo gikomeye, turasoza, inzara iraturya, ariko uyu munsi mu rugo rwanjye turarya. Uhageze washima Imana, uhageze wavuga ko Imana ishoboye. Ndabyibuka mama yigeze kubura uko yabigenza, mama aragenda dusohora imboga z'urusenda tubarizo turya, ariko uwo munsi Imana yarabwarakeye, bwarije. Reka gucumuzwa rero n'igihe uhagazemo. Icyo gihe cy'igucumuza, icyo gihe uhagazemo Yesu arakiza, Yesu arakireba. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze, mukomeze mwegera Imana, mukomeze musenge. Prayer and faith. Ibuka gukora like, ibuka gusubscribinga, ibuka kubwira abagenzi bawe aya makuru, wihererana, kandi nanone wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho azajye abara y'umugisha. Turasoza dusenga none nkuko twatangiye dusenga, ariko ntarasoza. Turi nomero yanjye ya telefone. Ufite icyifuzo, ufite igitekerezo, ufite icyo ushaka kutugezaho, ushaka inyunganizi kuri twebwe, ushaka ko tugusengera, 0788 36 1098. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, turabakunda. I love you so much. Dusenge. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, niwe uritambukije, ntabwo ari twebwe ntacyo twakora. Rigere mu matwi ya bene data, rishinga imizi, rigere guca mu gutwi kumwe ngo rihingukire mu kundi, ahubwo rishore imizi mu mitima yacu. Wirukane Satani. Nicyo cyatumye abayuda batakwemera, ntibakumenye. Bari bazi kuje kubimura ku bwami, bari bazi kuje kubimura ku ntebe, kandi wari uje kwimura Satani mu mitima yabo. Natwe turimura Satani mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Dusengera abarwayi, abari mu bitaro bikomeye, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri Afrika, abari muri CHK mu Rwanda, abari Faisal, abo turabasengeye n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bakure muri ubwo burwayi, bakure muri ubwo bubabare, bakure muri ibyo bigeragezo mu izina rya Yesu. Ababuze uko bagira, abo ngabo turabasengeye, turabakuzaniye, turabazamuye mu ngobyi y'amasengesho. Nubagirire neza, nubakomeze, nubatabare, nubarwanirire intambara bari gucamo. Ndabizi ko nawe uzihagazemo n'izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutwari. Abafunze nabo ntitwabayibagirwa, aho bari muri gereza nabo ugende witeka, ugira icyo ukora, ubagirire neza, ubatabare. Iri jambo niba ribageraho, ribahindure, babashe kujugunya kamere, babashe kujugunya ibyo bibwira, ahubwo bagukorere. Dusenge igihugu cyacu kibe igihugu cy'umugisha, kibe igihugu cyo gutera imbere. Ingabo na press turabasengeye mu izina rya Yesu. Ibihe duhagazemo bikomeye bya corona turabisengeye kugira ngo abakristo babashe gukomezwa nawe, babashe guhagarikwa nawe, imbaraga zawe zikora itangaza zibashe kugera kuri buri muntu wese ahagaze ku isi. Icyubahiro n'ubutware byawe, urakoze kuri umwami w'amahoro, kandi urakoze kuri Imana nziza. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye twizeye, amen.